oya ntabwo ari cyo kibazo, ni umuntu usanzwe ukunda kurimba naho ubundi akazi arakazi. ubundi kurimba ni ibintu byanjye, aho nakoze hose nabyitagaho, mbese n'amafunguro nateguye nayo nyazana ku meza yarimbye, mbese atatse ubwiza. nimvuga akarere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, nutumva Alexis Kagame wumva umusizi w'umuhanga, umuhanzi, umuririmbyi n'umukinnyi ukomeye wa filime, ni umunyarwenya, ni ikimenya bose mu Rwanda. uwo ni Niyitegeka Graciane. Niyitegeka Graciane yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu 1978, avukira mu karere ka Rulindo mu Majyaruguru y'u Rwanda. Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'ayandi mazina benshi bamuziho muri filime akina. Izina ababyeyi be bamwise avuka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, Niyitegeka Graciane. Seburikoko ni umuhanzi, umuririmbyi, umusizi, umukinnyi wa filime, ni umunyarwenya ukomeye, ni ikimenya bose mu Rwanda. Ariko se byagenze bite ngo uyu wize kwigisha ubumenyamuntu n'ubumenyi bw'isi akaba na mwari w'imyaka 7 aba icyamamare muri filime n'imivugo? Mu kiganiro n'umunyamakuru wa BBC Jean Claude Mwambutsa aseka cyane yagize ati, uko byagenze ibara umupfu nubwo njye ndi muzima. Nari mfite data yari umukateshiste, yandika indirimbo anacuranga accordeon, ariko nagize imyaka 5 atakibikora. Aho mvuka havukaga abahanzi bakomeye nka Alexis Kagame wacikiyanze. Hakura nyine mutekerezaho, baba bari mu gitaramo bakamugarukaho. Nkura rwose nanakunda cyane igitaramo nkazanyira maritete za kera. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye Graciane yiga mu mwaka wa 1 w'amashuri yisumbuye ku Gisenyi, ariko irangiye asubira mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Aha niho yatsinze irushanwa rya mbere ry'imivugo, bamuhemba amakaye, amakaramu n'inkweto yajyanye muri segonderi. Yoherejwe kwiga urutonde, aho yakoraga ibirometero 25 avuye iwabo, bikamusaba buri munsi kuva mu rugo saa 11 za mu gitondo ngo adakererwa amasomo. Ageze muri iki kigo naho habaye amarushanwa y'imivugo, aratsinda abo wa mbere, bamuhemba televiziyo, amakaye n'inkweto. Umunyamakuru yaramubajije ati, si wanyu habaga umuriro ko baguye televiziyo? Araseka cyane avuga atashwi ntawe. Yakomeje agira ati, iyi yahise ibe y'ikigo, ariko bahise banyemerera kuncumbikira nkiga ntishyura mba mu kigo. Ibyo avuga ko ari motivation ya mbere ikomeye yaravanye mu mpano ye. Yakomeje icyiciro cya kabiri cyayisumbuye iririma mu burasirazuba bw'u Rwanda, ahavuga ko yakomeje gutsinda amarushanwa menshi y'imivugo no kumenyekana. Yarakomeje agira ati, narazamutse kugeza ubwo naje guhura n'abadepite bo muri Canada, bampa ibitabo by'uwitwa Shakespeare ndasoma, ariko nkora no muri bibliothèque. Arangije ayisumbuye yagiye kwiga muri kaminuza yigisha uburezi i Kigali, yarizwi nka KIE, aho yize ubumenyamuntu, ubumenyi bw'isi no kwigisha. Niyitegeka Graciane yakomeje atubwira urugendo rwe muri KIST. Yaragize ati, rimwe rero Perezida Kagame yagombaga kuza gusura KIE, batoranya bazavuga umuvugo. Mbo wa mbere vuga umuvugo urarangira, mbona nyakubahwa arandembuje ati, uwo mwana aza ndamutse ndagenda mukora mu ntoki. Abaza recteur cyangwa se umukuru wa kaminuza wacu, icyo gihe yari Mudidi Emmanuel, ataba abana se murabahemba? Undi ati, oya ni abana b'ikigo, ntitwabamenyereza gukorera amafaranga. Ati, uyu muze kumurebera agashimwe. Sekaganda avuga ko bamuhaye 50,000, ariko atayitayeho cyane, ahubwo yamaze imyaka ahora atekereza ku kiganza cya nyakubahwa yakoze mu ntoki. Graciane yakomeje agira ati, mu mwaka ukurikiyeho yagarutse mu birori by'abarangije bwa mbere muri KIE, nabwo bati ni Graciane uvuga umuvugo. Muri 2004 ubwo yari akiga muri KIE, avuga ko ari we wabaye umwaka w'impinduka. U Rwanda rwibuka ku nshuro ya 10 Jenoside yakorewe Abatutsi, byari igihe gikomeye, ariko cyabaye n'amahirwe kuri Niyitegeka Graciane. Yagize ati, haburaga iminsi 2 gusa ngo bakire ibihangano by'amarushanwa, nibwo Graciane yabonye itangazo ry'irushanwa ry'umuvugo uzavugwa kuri uwo munsi. Abo bagombaga kuzana imivugo ifashe kuri kasete ndetse yanditse n'imashini. Cyari igihe gitoya gisigaye kandi ntiyari yakagera na rimwe muri studio ifata amajwi. Ati, nibwo bwa mbere nakoze igihe gito bigeza ku rwego ruhambaye. Naraye ijoro ryose nkora umuvugo nanafata amajwi
kuyishyira kuri kasete byari ikibazo kuko CD zari zitaraza. Hariho radiyo kasete wakandaga akantu gatukura, ibiri kuri kasete bigasibama igafata ibindi. Nakoze sound proof hagati y'ibitanda bigerekeranye nkoresheje za matera muri kiyi. Abandi bari baratashye njye mbayo. Ati icyo gihe ninjye wavuze umuvugo nubwo nari nabaye wa gatatu ku rwego rw'igihugu kuko uwa mbere yigaga mu seminari yo mu Nyakibanda, ariko umuvugo we wari mu Gifaransa, wa kabiri aba wo ku Gisenyi, njye nabaye wa gatatu. Ariko kuko umuvugo wanjye wari uri muri cya Kinyarwanda cya rubanda, baravuga bati uyu ni uvuga umuvugo. Umuvugo yavuze icyo gihe, uwo munsi imbere y'abakuru b'ibihugu benshi b'abanyacyubahiro bari bahari, bamufunguriye amarembo atangira kujya mu maserukiramuco no hanze y'u Rwanda. Nuko akirangiza kwiga kaminuza yakoze akazi ka leta ko kwigisha, akazi yakoze hafi imyaka 7, ariko anakomeza impano ye abifatanya no gukina amakinamico na byenda gusetsa kuri radiyo. Muri 2015 niho yafashe umwanzuro ukomeye wo kureka umwuga yize wo kwigisha akinjira muri filime gukoresha impano ye by'umwuga. Graciane Niyitegeka ubu ni umwe mu bakinnyi ba filime bazwi cyane mu Rwanda no hanze mu mva bose Ikinyarwanda. Uyu Niyitegeka Graciane akunze kubazwa kenshi impamvu adashaka, ariko yatanze igisubizo cyumvikanisha ko nta gitutu ariho mu bijyanye no gufata icyemezo cyo kwiyemeza kurushinga. Bamwe mu bafite imiyoboro ya YouTube bagiye bafata amafoto amugaragaza yatahiye ubukwe umuntu runaka, hanyuma bakayahuza na bamwe mu bakinnyi ba filime bakorana cyangwa se abandi, maze bagasohora inkuru zifite imitwe yemeza ko Papa Sava yakoze ubukwe. Muri 2021 yaganiriye n'ikinyamakuru Transline, maze bamubaza niba nta kindi kibazo cy'uburwayi yaba afite kikaba aricyo gituma adashaka. Yarasubije ati mba numva ndi muzima nta kibazo, imashini mu masaha 11 bifite ibyiyumviro binyerekeza ku kwifuza umukobwa. Icyo gihe yakomeje avuga ko mpamvu yatinze gushaka yabanje gushaka amafaranga no guhitamo neza uwo bazarwubakana ibihe n'ibihe. Ikiganiro naha tugisoreje. Turagushimiye wafashe umwanya ukagikurikira. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, tugusaba gukora subscribe ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.